ariko bakibaza ikibazo gikurikiyeho wenda dushaka wadusubiza bishoboka n'ibigushobokera ikibazo kijyanye n'amatora ya 2024 hari bambwiye ati hari uwitwa Ntezimana Jean Bosco yavuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika barafinda the next president perezida w'ahazaza w'u Rwanda na Afurika n'isi yambwiye ati nyakubahwa se gikubona se aya matora ya 2024 mbaza adasanzwe wenda uragira icyo yatubwiraho ariko naho turiteguye yuko nta gihindutse nta mananiza bakwemerera ukajya kurahira kugira ngo ntibazahombe ndetse ngo banahombane banihombere kuko kuguhomba no guhombana no guhombana murakoze cyane ndabashimije makungu nanjye ibyo wasabye nk'umuvugizi wa ruda kode 002222 mbirwaniro muri Huye umudugudu wa Rugerero aho ni mu murenge wa Rwaniro akarere n'akahuye intara ni y'amajyepfo ndagusuhuje cyane ndakwishimiye nishimiye n'Imana ko twongeye guhura ubutumwa rero wasabye bwo kugeza ku bantu bacu ku baruda ngubu turishima cyane rwose twumvisha ukomeje kubaga ibibyimba cyane cyane urabona ibibyimba rwose tubagira ubwo aho mbashatse kuvuga ibyagoye abantu byagoye abanyarwanda ibyagoye isi byagoye Afurika n'uburyo ki uzahimbana kugira ngo ugire icyo ubihinduraho kandi biradushimisha tukanashima n'Imana ariko by'umwihariko abantu ba Rugando Karabaye Kanombe Kibagabaga Zindiro Murindi Kagugu Nyabugogo Nyamagabe bambwiye bati perezida wa ruda komera ku meto hari nk'uwitwa Israel Fashibeto wo muri Kongo n'undi bita Muzimba Mwenge Joseph aherereye mu karere ka Gasabo umurenge n'uwa Nduba ahangaha Induba barahazi abandi baherereye Kaminuza bambwiye ati nyakubahwa perezida rwose wo kagiye Imana we ejo bundi baba bagiye ikibyimba kugabanya imisoro gushyingira bene igihugu kuri konti ya leta abanyamahanga barambwira ati muri diplomasi mu bubanyi n'amahanga mpuzamakungu wafashe yasi no hejuru barambwira bati perezida wa ruda mu mudushimire rwose ejo bundi yarabagondagonze ku buryo ubona ko na diaspora ndetse na ba bantu bafite uruhu rwera za byinjuge uvuga bameze nk'impinja bamwe bera bafite uruhu rwera bigaragaza ko wafashe hasi no hejuru kugira ngo ubegeranye ubu ngubu amaze kwegeranya muri diaspora amaze kwegeranya mu bubanyi n'amahanga umaze kwegeranya abazungu abera n'abirabura bose bamaze kumva icyanga cya ruda ndetse n'intego za ruda barambwira bati mudushimire umusaza perezida barafinda ariko bakibaza ikibazo gikurikiyeho wenda dushaka wadusubiza bishoboka n'ibigushobokera ikibazo kijyanye n'amatora ya 2024 hari bambwiye ati hari uwitwa Ntezimana Jean Bosco yavuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika barafinda the next president perezida w'ahazaza w'u Rwanda na Afurika n'isi yambwiye ati nyakubahwa se gikubona se aya matora ya 2024 mbaza adasanzwe wenda uragira icyo yatubwiraho ariko naho turiteguye yuko nta gihindutse nta mananiza bakwemerera ukajya kurahira kugira ngo ntibazahombe ndetse ngo banahombane banihombere kuko kuguhomba no guhombana no guhombana murakoze cyane turabibona inkotanyi mwazitsinsuye muzigejeje mu mahina ivuze mwabanje kurigabanya n'ivugunyo niko bimeze Uwiteka turimo turareba ukuntu ibindi bihugu byadutanze muri demokarasi aho abantu bamwe bayo batavuga rumwe n'abandi bamwe bavuga ibyabo abandi bakabajyana muri gereza uwo munsi bagahita babarekura kubera yuko baba bavuga bati itegeko mwarirenze bakubahiriza amategeko bakabarekura bike ku nzika ku nzangano ku nzigo ku macakubiri myiryane ubwicanyi ibintu tubona bidashoboka ndakubwiza ukuri igihe cyabo kirimo kirashira
kandi hari igihe kizagera twaba turiho turi bazima kandi nzi ko Imana izabitwemerera ntabwo izabyanga kuko ntabwo umuntu yarwanira ibintu ngo bibure. Abanyarwanda turi mu kubabwira tuti nyamuneka dore ya neza twarwaniraga ni iyi ngiyi yuko buri wese agomba kwishyira akizana. Ibintu abantu bakomeje gutambika imbere y'abantu ngo ni amoko kumva ari ibintu barimo gukoresha kugira ngo babone uko bagera ku butegetsi. Ibintu abantu batambitse imbere y'abantu ngo ni uturere, kumva ari ibyo bakoresha ngo babone uko bagera ku butegetsi. Ibintu abantu batambitse imbere y'abantu by'inzika bagiranye na ba se na ba sekuru b'abandi, kumva ari ibyo bubakiraho babihisha kugira ngo babone uko bagera ku butegetsi. Mbega ugasanga umuntu yaguteranyije na barafinda na Haminsi twagiye kuryana, kumva bafite icyo ashaka kugira ngo agereho. Twagenze amahanga rero twarize amadogitora twahakuye arahagije. Niba uyu munsi tubifurije kugira ibihe byiza. Nje ndi hano muri Kongo muri Masisi hano mu Birunga, ariko nje sinzi ahantu uherereye, nimba ari muri Uganda nimba ari hirya muri biriya bihugu bindi sinzi. Umuyobozi mwiza, indirimbanyi duhujije ku buhirimbanyi kabisa. Ibyo byose tumaze kubyumva duhereye iriya ku muvugizi wa RUDA tukagera ku bandi bose bafashe ijambo. Mwese kambanze mpere ku cyambere cy'uko amatora ya 2024 abaruda bazayitabira kandi ku bwiganze, kandi intego no kuyatsinda ku bwiganze. Ariko mbere y'uko ayo matora agera muri uyu mwaka wa 2023 binyuze mu zindi nzira, twashiraho leta y'inzibacyuho nkayiyobora, ikazaba ari yitegura amatora nyuma y'imyaka 5 hakaboneka umukuru w'igihugu anyuze mu matora nyawe, atari uwiyimitse kandi ataratsinze amatora, ahubwo amatora y'abantu barayubitse bakiyimika. Ibyo birangiriraho, hanyuma hajyeho leta y'inzibacyuho, abari mu mahanga ishanga bose batahe, n'inyeshamba zose zitahe, ziri mu mahanga n'iziri mu Rwanda mu ishamba zitahe, n'abanyapolitike bari mu mahanga batahe, n'abari imbere mu gihugu bose tubinjize muri guverinoma nshasha y'abanyarwanda, y'ubumwe bw'abanyarwanda, umutekano, umudendezo n'ubwisanzure, guverinoma y'ubumwe muri make. Iyo niyo nifuriza abanyarwanda mu buryo bwihutirwa kandi bukenewe cyane. Yego muvandimwe wo muri DRC Congo, nawe Kamisi muvandimwe uri Nairobi, mwese aho muri Kenya n'abandi bose mubadusohorije ku isi yose, umuruda mukuru mukomere ndabasuhuje banyarwanda banyarwandakazi n'abana bakiri bato bose, abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu, mukomere cyane.